aho ngaho rero iyo bateranye bavuga nk'ibivumvuri bamwe baba amaso aba yatukuye ameze nk'amagorori baba baraye mu bubari ngira ngo barimo bashyiramo inuza, abandi babahaza ibikoma amateremusi y'ibikoma baturi imibi bari mu abandi bari aho ngaho gusa muri aho mumeze nk'intuza gusa muri aho ngaho tu. Ngende babwiza ukuri nimutiha agaciro ntawe uzakabahamwa panya mwe nyema panya tu hakuna kingine. Simbizi ariko ngiye si inzu kuntu nteye ariko ngiye mfite ubushobozi. Icyo cyadiyo naza nkagikubitamo ikintu bita ntuza. Na kiro hamwe simbizi ariko naza nka kubitamo icyo bita kinubi. Harubomagura nkarushira hariya kuko mumaze gutera abantu iseseme ntago ari ukubeshya. Kandi ngiye hari genza nkavuga nkakora ikiganiro ndakaye babindakaje serious. Guhera kuwa mbere, guhera kuwa kabiri, guhera kuwa gatatu, guhera kuwa kangahe, ukwezi kukaza, kwa kabiri kukaza, kwa kane kukaza, kwa kangahe kukaza. Aperi kandi muri aba ngaba hariho nabambuzi bambuye ikipe ya APR. Bamwe na bamwe bari baranafunzwe bari mu munyururu. Wowe uracyarahura kurikirana ikipe nuranishyura n'amafaranga edaye bakwishyuza kugeza ubu ngubu. Nuko ariko kose basensibilize bazana ibintu n'ibiki byose muribuka. Kandi ahantu babera babi ibyo izindi kipe zakoze ntibibareba ntibashobora no kuza ngo babyandike. Mwarabibonye ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga na Gicumbi yarayibye ku mugaragaro batsinda igitego basunitse umunyezamu yaragiye bamujugunya muri file batsinda igitego baracyemera ko ntibegeze nta n'umuntu numwe negeze mbona yandika kuri icyo kintu cyangwa se ngaze nganenge ntibibaho. Nukuvuga ngo ikipe imwe niyo baza kwicara bakareba bagatunga utubuno hariya udutafari twabo bakicara bakaza kureba niki byose kugira ngo baze kugenda bandika. Kandi abantu mareba ariko nabonye batangiye no korokiritamo nabandi harimo nabandi nabonye abantu benshi bagiye bapostinga kuri ngo kuri kona. Ariko reka mbanze tujye tuvugisha ukuri. Corneri ko tunareba n'amashampiyona menshi akomeye ku mugabane w'Uburayi gasebanya cyangwa se simbizi uko mwabyita ariko abagabo barasebanya kwe. Ikipe iragira gutya yanganya ngo ikipe ngo nta kigenda ngo yarashize ngo nibirukana umutoza. Ikipe yaza yatsinda ibitego nka bine ngo ariko ngo yashyizemo akantu ngo urabona ngo bayihaye. Muramwe mujye munyumvira. Yaza yatsinda ngo murebe ngo bakavuga utugambo twinshi bakavuga APR rero izabarwaza n'umutwe izanabica. Mwebwe icyo nabasaba ntago sinabasaba ngo mwabanyamwuga kuko ibyo byararangiye ntago mwapfa mubikoze kuko mwebwe ni indambi naho murohamo muri ibyo bifu byanyu musokamo bitajya bihaga ntibihaga. Mwebwe muri aho ngaho gusa mumeze simbizi ukuntu nabita ariko abo wagira ngo ni imbeba ziri aho ngaho imbeba niyo yari gite nta gihaga iraza ahubwo ikaguhemba kuza kujya mu myenda n'amakote n'ibiki n'amapantaro ibintu byiza ikazi kabikegeta bumeze nk'imbeba. Hawa ni panya ni mapanya hawa ni imbeba baraho gutya bameze nka ntuza barakanuye barareba nk'ibikeri. Nukuvuga ngo ikintu cyose APR yarabahahamuye mu mitwe yabo baraho ngaho ngo amasifuzi ngo yagize mwajya mukazana baso bagasifu. Niba mwumva APR yibirwa muzazane baso murabafite kandi bakiruka bazi banakomeye muzabazane mwese aho ngaho mufite baso muzabazane baze gusifura urumva cyangwa muzane baonkire banyu mubazane nabashiki banyu bajye hariya mu kibuga baze basifura umupira. Mbageranya n'imbeba mapanya cyane cyo nabageranya nacyo nta kindi kuko sinumva umuntu arahera kuwa mbere araho gutya aravumvura araho ngaho aravuga baraho ngaho rero iyo bateranye bavuga nk'ibivumvuri bamwe baba amaso aba yatukuye ameze nk'amagorori baba baraye mu bubari ngira ngo barimo bashyiramo inuza, abandi babahaza ibikoma amateremusi y'ibikoma baturi imibi bari mu abandi baraho ngaho gusa muri aho mumeze nk'intuza gusa muri aho ngaho tu. Ngende babwiza ukuri nimutiha agaciro ntawe uzakabahamwa panya mwe nyema panya tu hakuna kingine. Simbizi ariko ngiye si inzu kuntu nteye ariko ngiye mfite ubushobozi. Icyo cyadiyo naza nkagikubitamo ikintu bita ntuza na kiro hamwe simbizi ariko naza nka kubitamo icyo bita kinubi harubomagura nkarushira hariya kuko mumaze gutera abantu iseseme ntago ari ukubeshya.
kandi nge hari genza nkavuga nkakora ikiganiro ndakaye biba bindakaje serious guhera ku wa mbere guhera ku wa kabiri guhera ku wa gatatu guhera ku wa kangahe ukwezi kukaza kwa kabiri kukaza kwa kane kukaza kwa kangahe kukaza APR kandi muri aba ngaba hariho nabambuzi bambuye ikipe ya APR bamwe na bamwe bari baranafunzwe bari mu munyuru wowe uracyarahura kurikirana ikipe nuranishyura n'amafaranga ye bakwishyuza kugeza ubu ngubu nturayishyura ariko urahura posting ubuntu bw'amafuti kandi wibuka ko simbizi niba urubanza rwari rwanarangira bazaburanira no mu mizi ariko uraho bwe ariko ubundi ntibaba bibona ko ahubwo APR naho yaragatoye benshi barayamba iranabishyuza bamwe bagiye no mu munyururu ukwezi n'ibindi bari muri aho ngaho bagongerera mu munyururu ariko bari aho ngaho gusa bari muri muri ibyo byose uwitwa Goregore we n'umureyo wujuje ibyangombwa Goregore n'umureyo wa undi furuzi egwana furu mukoko furu nondo furu mukanda furu kipupwe uyu n'umureyo 5 kwa 5 uyu rero amakuru mfite ari ukuntu yagiye hariya ku marangi bamukosoreramo kubita urumva we rero n'ubugome yifitiye karemano so nababwira iki rero mwabantu mwe mukomeze muvuge mukomeze mujyara mugejagure ibyo ngibyo baravuga ngo sauti ya vyura au sauti za vyura hazizui ng'ombe kunywa maji mukomeze muvuge hari umugani ujya njya numva na umuhungu ukunda gukina ibintu by'amafilime una bita Pastor Manasi muzamubona akunda gukina na Regis ariko ukina amafilime aravuga ngo kuzinduka kw'inkoko ni kuzibuza kunya ku butanda zarayeho nanjye reka mbabwire mwebwe mukomeze ni ewana semeni nimukomeza mukaza mwivugisha gutyo abafana ba APR baza mwakwipostingisha utuntu babaho kuri mwatangira ngo batumwe ngo reka mbabwize ukuri nta n'umuntu ufite umwanya wanyu nizi ry'Imana urara hari igihe muze mukavuga utugambo mukaza mukabeshyera umuntu reka nkubwize ukuri ntago ari ibintu byo kukubeshya ngewe uyu muntu wese aje APR ngwino niba yagize yimanuke pe nta kibazo niba yakubiswe niba habayeho nayo makosa agaragara ngwino yimanuka ariko kuza kuvuga ubusa no kuza kwibekera ibintu